نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد. ashimwe asingizwe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha by'Imana n'ibisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abiwe abasangira ngendo be, abamuhajirije n'abazamukurikira, dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala dushira muri abo ngabo. Allahumma amin. Bavandimwe b'Abayisilamu namwe mutari Abayisilamu, twagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku gisibo, ariko iki gisibo turebe ngo kitumara iki. Igisibo Allah subhanahu wa ta'ala ngo twategetswe gusiba nk'uko abariho mbere yacu babikoraga, nta kindi kirushaho gutinya kugira ngo turusheho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero igisibo amahame yacyo nuko buri Muislamu uwo ari we wese, umuntu umwemeramana uwo ari we wese, ibyo yakoraga mu gisibo arusheho gukora ibyo byiza. Mu gusiba niba wasenga 5 ku munsi, gerageza usari 5 ku munsi. Ntabwo Ramazani yarangira, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ajya arangira. Niba watangaga kubera Imana, ugutanga kwawe ntabwo kurangiye. Niba wafashaga abakene, gufasha abakene kwawe ntikurangiye. Mu gisibo rero ntabwo bakore ibyiza gusa, ahubwo na nyuma y'igisibo bagira gute, bakora imirimo. Rero ahangaha abavandimwe Islam turabasaba ko, turabashishikariza ko umuntu uwo ari we wese wakoze igisibo cye neza, Allah subhanahu wa ta'ala amenye ko igisibo Allah subhanahu wa ta'ala ari we uzakibarurira. Allah niwe uzabarurira igisibo. Ntabwo umuntu amenya ngo wariye, ntabwo umuntu amenya ngo wanyoye. Ushobora kwihina mu cyumba ugafata icyo kurya ukanywa, icyo kurya ukarya, ariko Allah subhanahu wa ta'ala niwe azi ngo wasibye. Rero byagusaba ko igisibo cyawe uzagerekeze, kandi ugerekeza amagambo meza, kandi uzagerekeze ukora ibikorwa byiza. Ukora ibikorwa byiza nahagarara. Nuramuka rero wawe ibikorwa byawe wakoraga wageraho ukabika bikarangira, icyo gihe abana Islam igisibo cyawe kizaba ntacyo cyagize gute cyakumariye. Urugero, wabaga uri mu busambanyi misi 29 irashize, icyo gihe uri mu busambanyi urangije warabwigomye urabureka. Rero ntabwo bivuze ngo niba ushoje wongere usubire mu busambanyi, sicyo bivuze. Wari mu nzoga, wari umuntu urangwa no gusinda, umuntu no kunywa inzoga kenshi, Ramazani iraje urangije ubivuyeho. Icyo gihe rero ntabwo bivuze ngo nubwo Ramazani yashojwe uhite wongera ugende gute, ugende usubire mu gukora mu nzoga. Ikindi, wari umujura, kwa Ramazani yaje n'ibindi byaha ngo birangire, ahubwo ugomba kurushaho gukorera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bavandimwe Islam twabasabaga ko ibikorwa mwakoraga muri Ramazani ahubwo mubyongera kugira ngo ejo ku munsi w'imperuka, ntabwo iyo umuntu yitabye Imana cyangwa se umuntu yapfuye ibikorwa byose bigira gute, birahagarara. Iyo bimaze guhagarara rero cya gisibo cyawe wakoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala nicyo kizagira gute, nicyo kizakuvugira. Twasabaga rero kumukora share, subscribe kugira ngo dukomeze tubane namwe, mukomeze mubane nacu kuri channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.